women are different. Usibye ko sasa abagore hano no batandukanira n'abagabo. Women are hypergamous. Abagore ni abantu bareba ibyo utunze kurusha urukundo. This means if a man doesn't have money, iyo nta kuvuga ngiki umugabo abaye nta mafaranga afite, a woman will never have a relationship with. Umugore ntabwo yajya guta umwanya bakundana. If a man is broke, umugabo yari umukene, a woman will ignore him. Umugore cyo zakora nta kintu kumuca amazi. Most women are in a relationship for money. Abagore benshi umubare nyamwinshi w'abagore bari mu rukundo kubw'amafaranga. Not for love. Ntago ari urukundo rutuma baguma mu rukundo. This means when there's no money, icyo bishaka kuvuga nta kindi, iyo nta mafaranga hari, they will abandon the man. Bazaguta wowe umugabo. Women love on the condition that a man will protect and provide for them. Abagore bajya mu rukundo kubw'icyo uzamumenyera cyangwa se icyo uzamuha mu gihe mukundanye. Suka bagukunze ahubwo abafite target runaka ituma mugumana. He cannot. Dero mu gihe umugabo atabashije kubikora, they will abandon him. Bahita baguta nta kindi.